Boneka niba uri mu rukundo ariko ugasanga umukunzi wawe arimo arakubwira n'amagambo cyangwa se akubwira bino bintu, uzahita umureka. Niba umukunzi wawe agukorera ibi bintu uzamureke. Nyaboneka ari gusanga uri mu rukundo ariko ugasanga umukobwa cyangwa se n'umusore ibintu ari kugukorera ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko atagukunda cyangwa se ashaka ko n'urukundo rwanyu rusenyuka cyangwa se akaba agira ngo azanakubabaze mu rukundo. Hari igihe usanga ugiye mu rukundo utarateganyije ko ashobora kuzakubabaza, ukavuga uti urukundo rwacu ruzaba ari urukundo rwiza cyane, ariko wagera mu rukundo ugasanga urwo rukundo rwanyu ni rwa rukundo cyangwa se munagize amahirwe mukaba umwe yaba umugabo undi akaba umugore, ugasanga ni rwa rugo rw'ingumi n'imigeri. Ese urwo rugo ndarukwifuriza ngewe? Oya, ndakugira inama rero kuba wakanda subscribe kugira ngo nkugire inama y'ibi bintu. Umukobwa nakubwira ibi bintu cyangwa se umusore nakubwira ibintu uzamureke, ariko kanda subscribe niba utarayikanze, kandi unibuke ukande ku nzogera. Nanjye abategure kino kiganiro nkaba nangiye kukibagezaho nitwaye Aime. Uhawe ikaze ku miyoboro wasobanutse kandi uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Umukobwa cyangwa se umukunzi wawe niba atakubwira ko agukunda, ese wabwirwa n'iki ko agukunda? Rero ushaka kuba ukundanye n'umusore, umusore igihe muganira, umukobwa igihe muganira ugasanga amagambo arimo arakubwira wa musore we, umukobwa arimo arakuganiza ukumva ngo none se ngo mani, none se ngo bro. Ese umukunzi wawe no kukubwira ayo magambo? Rero nuba ukumva umukunzi watangiye kukubwira tumwe muri utwo tugambo, ushatse uzamureke, kuko nta rukundo rwaba ruraho atakubwira uti mukunzi. Ashaka no kugushakira kandi kazina keza nyine mu by'urukundo. Jya ugerageza rero ubanza uhitemo uvuga uti ese uyu muntu uri kumbwira uti urukundo rwacu ruzakomera? Ese niba utanambwira ko ankunda, ubwo urukundo rwacu rwazakomera ute? Ariko nanone ashaka kutabikubwira bitewe no gutinya kuvuga iyi jambo, cyangwa se niba abona ryarabaye akajagari ahubwo ugasanga arimo arakora ibikorwa. Ariko nanone rero ibyo bikorwa hari igihe usanga umukobwa abigize akazi akavuga uti ngiye kugira nereke ko umukunzi wanjye mukunda, uyu musore kugira mwereke ko mukunda, reka muhe ku gitsina cyangwa se reka mwemerere ko dukorana imibonano mpuzabitsina. Rero niba umukunzi akubwira ko agukunda cyangwa se atanabikubwira, rero menya igisobanuro cy'ibyo bintu agukorera. Ariko nanone wa musore ntugashake kugira imbarutso y'urukundo rwanyu ko mwakorana imibonano mpuzabitsina. Rero niba umukunzi wawe atagukorera ibi uzamureke. Ndavuga nyine niba atakikubwira ko agukunda. Ikindi kandi niba yumva mwahora mukora sex, uwo ntabwo ari umukunzi nyabona, kuko hari igihe usanga umukobwa aba yarabaye nk'umugore w'uwo musore. Umusore rero kugira ngo agutsinde cyangwa se kugira ashaka uko yakugira igikoresho cyiwe. Mu kuganira muraganira yego, ariko nanone kugira ngo abashe kuba yagukomfirima kugira umwemerere ko mwakorana imibonano mpuzabitsina, akavuga uti ese sheri urankunda? Ese sheri ni iki kinyemeza ko nkunda? Umukobwa bizima nakavuga uti sheri wansabye iki nkakikwima. Rero umusore agahita avuga uti ndashaka ko turyamana, nibyo biranyereka ko dukundana. Ugasanga rero buri munsi umukobwa arimo arakora imibonano mpuzabitsina n'ako gasore kakabwa katazi urukundo rwa nyarwo. Ugasanga rero umukobwa yisaba umugore kuri iyo mpamvu. Kuba umugore mvuga rero naho nyine muri ibyo by'imibonano mpuzabitsina, kuko igihe cyose baganiriye nibyo bahita bakora. Niba umusore akodesha muri geta agahita avuga uti ngwino nandaze kwanza, nibyo biranyereka ko nkunda. Ugasanga rero umukobwa arabeshye ngo wenda niba ari nk'umunyeshuri akavuga uti ngiye gusura inshuti yanjye, agatajya kwisambanira n'uwo musore. Rero ntabwo ibyo ngibyo byerekana urukundo. Umukobwa n'umusore atangiye kujya kubwira bene ibyo bintu, kubwira uti kugira ntemere ko nkunda nuko umpa icyo gitsina cyawe, aho ngaho menya ko wakishe. Rero n'ubu umukunzi watangiye gufokasinga ku mibonano mpuzabitsina gusa, uzareka iyo nyana y'imbwa. Ikindi kandi niba umukunzi wawe agukorera ibi ngibi, ni ibihe se? Niba kwima umwanya uzamureke, kuko umuntu uguha umwanya cyangwa se umuntu ukwima umwanya nta kindi aba yaguha. Kuko umuntu wigomwa nk'uko bavuga ngo igihe nta mafaranga, ugasanga we rero arimo aranga kuba yaguha umwanya. Ese uwo muntu aba aguha ikintu cy'agaciro kuri we? Kavuga uti njye mba ndi mu kazi. Yego kuba uri mu kazi ni kimwe, ariko nanone kuba
kuba uri mu kazi ukibagirwa umukunzi wawe kandi ari umuntu w'agaciro kuri wowe ntabwo ari ikintu cyiza. Jya ugerageza rero wirinde kwima umwanya umukunzi wawe, ahubwo umuhe umwanya muganire. Wa musore we, ako kazi ufite yego niko kazabatunga, gatunga urugo rwanyu, ariko nanone jya ugerageza umwanya umukunzi wawe muganire ku bibazo, muteretane nyine nk'uko bateretana. nazo uzamuteretse ibinote bya 5 imbere wagize urwo rukundo rwazaramba oya. Ikindi kandi niba umukunzi wawe agukorera ibi ngibi uzamureke. Akora iki? Nuko uzasanga kwima cyangwa se niba aguha umwanya iyo hari icyo yagutakajeho. Kuba nanone sinzi niba aka kantu kumvishe neza, niba aguha umwanya iyo hari icyo yagutakajeho. Kuba yaguhaye amafaranga yego ni kimwe, ariko nanone ari kuvuga uti aya mafaranga ashobora kuyagaruza. Kavuga uti ni urugero, uyu mwanya nkuhaye cyangwa se igihe nkuhaye wenda reka tube tuganira. Umusore akagura yego, ariko nanone nyine uwo mwanya yaguhaye ukawishyura mu buriri nk'uko nabivuze haruguru. Byakugura kugomba kubiruka nyine aragucurika ubimare nyine abimare. Nyine niba utanabyumvishe neza umwuka wera gusobanurire. Kandi niba umukunzi wawe agukorera ibi ngibi uzamureke. Niba akunywesha inzoga, kuba kunywesha inzoga ni kimwe, ariko nanone reba impamvu azikunywesha. Ese si wowe hahandi usanga umara kuzinywa ugasanga arimo aragukoresha icyo ashaka mu buriri, harimo aragucurika gucuranura, harimo kubera nyine nta mbaraga uba ufite agukoresha icyo ashaka. Rero umuntu uwo ari we wese umukunzi wakwereka ko agukunda, nawe ukaba wikundira inzoga, akavuga utereka nkugurira inzoga. Mbere bataraca inzoga z'ibyuma niho wasangaga agukubisa icyuma kimwe akavangamo n'akayenereje ubwenge bugataka, ugasanga arimo aragukoresha icyo ashaka. Rero umukunzi ugukunda bya nyabyo ntazigera agusomesha ku nzoga, ahubwo azagerageza akunywesha amazi cyangwa se munaganire murye mwitaye. Rero umukunzi utangiye kukunywesha inzoga ngo ntabwo ari uwa nyawe, kuko nta rukundo rugaragarira mu kukunywesha inzoga. Inzoga zica ibihaha, nako zica impyiko, zica umwijima. Rero nugerageza ukanywa kuri izo nzoga, nawe uzaba urimo urica kandi n'urukundo rwawe uzaba urimo urarwica. Ese umuntu muzabana akaramata uzemera kumurwaza bitewe n'izo nzoga wamuhaye? Ese ubona byazagerahe? Kuba muhaye inzoga ni kimwe, ariko nanone ese izo nzoga wamuhaye zizamumarira iki? Zizatuma abyibuha se? Zizatuma agira umubiri? Reba buri kimwe cyose nyine uvuga uti iki kintu ninkimukorera kizamugirira izi ngaruka. Nanone nyine niba ushaka kumwica cyangwa se niba uri kugira uzimunywesha inyuma nawe ushaka uko uzimurutsa, n'amahirwe yawe. Cyangwa se ngiye icyo nakubwiraga nyine umukunzi wawe nakunywesha inzoga uzamureke, cyangwa se aba ashaka gufokasinga kuba yakunywesha izo nzoga ugasinda nyuma akagukoresha icyo ashaka. Ikindi kandi uzareke umukunzi wawe nagukorera ibi ngibi uzamureke. Niba aguhisha ibintu byinshi mu magambo akoresha, mu bikorwa akora, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ugasanga arimo araguhisha, uwo nguwo uzamureke nyabona. Ese ni gute umuntu wavuze uti ndagukunda, ugasanga buri kimwe cyose nyine ari kumwe aravuga uti I love you, ariko nanone ugasanga araguhisha. Hari amwe mu mabanga yaguhishe, izo nshuti ziwe usanga aguhisha ngo ni inshuti ze, kumbe harimo n'umukunzi we ariko akaba yarabiguhishe. Ugerageza ubanze urebe uvuga uti ese ibi bintu amisha ni ibiki? Nawe nyine nubivumbura ukabona ko ari ibintu bitanagushimisha uzamureke. Ugerageza rero niba umukunzi waguhisha uzamureke. Niba aguhisha akavuga uti ntabwo nabikubwira, ureka nzakubwira, ugasanga arimo araguhisha, uwo ngo uzamureke. Ntabwo iterambere ry'urukundo rwanyu azagera kure bitewe n'uko yaguhishe, kuko urukundo rwubakira ku kubwizanya ukuri kandi mubwirana byose kugira ngo urukundo rwanyu rubashe kuba rwakomera. Ikindi kandi n'umukunzi wawe agukorera iki kintu uzamureke. Niba atakubaha, erega umuntu ugukunda bya nyabyo arakubaha kandi akakubahira ibyawe n'abawe. Nugerageza rero ukagerageza kutubaha cyangwa se ukabona ntari kukubaha, uzamureke.
erega nyine umuntu ugukunda bya nyabyo arakubaha kandi akaguha agaciro, akaguha umwanya, akaguha buri kimwe cyose. Jya ugaragaza rero umwubahane. Simvuze ngo umwe yubaha undi, ahubwo mwese muzubahane. Ntabwo ari ngombwa ngo umugore yubahe umugabo, ahubwo n'umugabo agomba kubaha umugore kugira byose bibashe kuba byagenda neza. Ikindi kandi niba umukunzi wawe agukorera ibi uzamureke. Niba atakumva, nyaboneka mu magambo mugirana n'ibikorwa mukorana, niba aba atakumva agusuzugura uzamureke. Ariko umuntu ugukunda bya nyabyo aba ari iruhande rwawe. Nk'uko nagiye mbivuga nyine, umukunzi wawe igihe cyose ahuye n'ikibazo ugasanga arimo arakwihakana nk'uko Petero yihakanye Yesu. Rero niba umukunzi wawe naguhakana igihe wageze mu bibazo uzamureke, kandi niba atanakumva mu gihe muganira. Ikindi kandi niba umukunzi wawe yiyandarika uzamwihorere. Ariko umuntu wiyandarika nawe yakwandarika. Ibaze rero kubona umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe ari umwe muri babandi bari guceza ku muhanda bambaye ibibuno gusa, ari umwe muri babandi bafite ingeso mbi, ari umwe muri babandi batukana ibitutsi byo ku babyeyi bombi, kandi ugasanga ari gutuka mu byerekeranye n'imyanya y'ibanga. Ugasanga buri kintu nta kintu atinya kuvuga, nta kintu atinya gukora. Ubu ngubu uzamureke. Nibyo rero uyu munsi ntaguteguriye, ariko nanone uzirinde umukobwa utazi Imana, kuko ntabwo umuntu uzi Imana yakora bene ibyo bintu, ahubwo we ariyubaha. Nibyo rero njye nabateguriye, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utananayikanze, yikande kugira ngo utazacikwa na byinshi tubagezaho. Nanjye abateguriye kino kiganiro nitwa Aime, wakoze kureba ino video.